ni imbundo y'ubwenge, ndi kumwe na mugenzi wanjye Di nkuko bisanzwe. Di, umeze neza? Meze neza, amakuru mumeze mute? Turashima Gitare isumba byose, ibigikomeje kudutiza ubuzima. Igihe baravuga ngo ntuzajya ubona waramutse ujye ubwira Imana ngo wakoze nanone. Amen. Yego. Aryo muri wa mujyi wanze Imana. Reka nkubwire umujyi wa hano ngo wanze Imana, ariko iyo uhaba nawe wa mugani utangira kubonamo utuntu tumwe na tumwe tumutangira kwibaza, ariko ntabwo ari n'ibintu wavuga ngo ngukiyuze insengero zuzuyemo. Hari nk'urusengero aho nakoreye ubukwe, ndibuka urusengero ni amaguru uvuye ku tubari twinshi cyane. N'abahanga ni ukuvuga ngo bashyiraho gahunda y'urusengero hano, babanza akabari ku buryo umuntu babanza urusengero, umuntu akajya gusenga, yava gusenga aba afite icyaka ajya kukicira mu kabari. Hirya hari n'ibitaro ku buryo wakubonye umutwe tujya kwivuza. Ibitaro hafi bitari kure cyane. Ndetse n'abahanga mu bucuruzi kabisa bonabemeye. Urumva uno mujyi uzwiho ko abantu baza gusezerana kenshi, hari igihe abantu bava no mu yandi by state bafite ukuntu ibintu byo gusezerana naba byoroshya. So suje byumva se ngo kwimariya muri Vegas, iyo si nkuru ujya wumva. So hari ukuntu inaha biri populaire kuza kwimariya inaha, so usanga hari uduchapere nk'ukuntu turi hagati muri ako kavuyo kose k'amakasi, nimwe kasi n'ebyiri kasi n'eshatu kasi n'enye, watambika gake yo gusugaye tubona ngo gashapere ko gusengeramo. Biba biri kuri next block, uretse nkureba ku mashusho yabibona ukabona ukuntu hano ni chapelle, hano ni casino, kandi casino zirumva ni nyinshi, ni ukwirirwa abantu banywa, abantu benshi babaje gusura umujyi, abantu urana ko ari uruvunga nzoka. Ari benshi cyane, ariko hirya urabona agashapere kari aho ngaho. So abantu rero benshi baza kwimariya muri Vegas kugira ngo bahita basohokamo bajya kwinywera, nk'ibirori bigakomeza. Yego, nari nzi ko casino ari site y'ahantu bakinira urusimbi. Yes, abarimo biriya byuma byo kugira by'amaslot y'urusimbi, ariko haba harimo nyine n'utubari, harimo utubari, harimo amahoteli. Muri hano wenda nkweretse nka hoteli hano uko imeze, urabona hejuru harimo ibyumba, hejuru hasi ni muri lobby, aho nakita muri lobby ya hoteli kuriya winjira. Hano muri Vegas bibanda ku bintu by'amakasino cyane n'urusimbi, ni ibintu bihari biri populaire cyane. So usanga rero harimo biba birimo byose, urumva ntabwo wakina urusimbi utari kunywa. Ndetse abantu benshi ntabwo bazi ko inaha buriya yo uri gukina urusimbi uri ku mashini uri kwishyura, ugenda wishyuramo buriya bagwana n'inzoga z'ubuntu ahubwo. Iyo bari kukurya amafaranga yawe bakutwika n'ubwonko kugira ngo ushyire mani rwose z'ubuntu. Umuseriveri yaje cyane n'umuseriveri nawe hari ukuntu nyine aba ari sneaky, akaza yabona uri gukina akajya kubaza tushaka kunywa iki, kuko urumva ni n'ibintu byo kumutiva umuntu. None se umuntu uri kwinywera agacupa n'umva ko nta n'ubwo ari gutekereza cyane. Ariko inzoga hano rwose iyo uri gukina urusimbi baguhereza inzoga ukinywera, ntabwo baguha top shelf ngo bavuge ngo baraguhereza iyo ushaka, ngo baguhe ngo tekira ya top shelf ya Don Julio, ariko izo baguha zose nyine n'izisanzwe nta kibazo. Baguha drinks z'ubu. Ntabwo bagendera ku kuntu wakinnye, ukuntu wariye bavuga ati twamuriye cyane, iyo tumaze kumurya harimo ayagura byereza ingahe. No, ntabwo babigenderaho, keretse nk'umuntu yenda agusegresa akajya ntajya haca cyane nk'umuseriveri, ariko ntabwo babigendera. Ushobora no kuba uri gukina $5 gusa wabishyizemo ubwo buceri ugenda ushyiramo nta kibazo. Ahubwo niho nazangira akabari, nazajya mfata yo kunywera nkayajyana muri icyo kiryabarezi. Bajya biyahura hano muri Afurika, bariyahura cyane iyo bariwe. Kwiyahura per se ntago navuga ko ari ikintu kiri trendy, nari nabona ngo numve ngo abantu ngo yo bakinye bariyahura, ariko inaha bijya bibaho ukabona rwose abantu umuntu agize nk'umujinya nyine
mwinshi ko ari gutsindwa, habaho amareaction menshi atandukanye, ariko wenda kwiyahura nabwo wenda byabaho wenda, ariko ntago nigeze mbikoramo ubushakashatsi ngo mbimenye icyo wa mugani nazakireba niba hari ingaruka nyinshi, ariko harimo abababara ukabona noneho uko ari gutsindwa niko ari kukomeza agenda akina more, kuko hari ukuntu buriya ukina muri ya mikino watsindwa rimwe wakongera ugahita utsinda, noneho ugahita wongera ugatsindwa inshuro 5 ugasanga uri guhiga ya yindi imwe watsinze nanone. Yego, alright. Mu minsi ishize twahuye n'ikibazo cy'ubunyafurika, ndabisobanura mu buryo burambuye, ariko mbura uwo nganirizaho cyane kuri experience yaho, nagira amahirwe yo kuba ubungubu ngufitiye tugiye kuganira kuri iyo case. Uwitwa Bazil ni umunyamafaranga w'i Kigali. Hari inkuru asohotse bivuga yuko yirukanye mu nzu Badrama nyuma yo kumujyana mu nkiko. Badrama nawe ajya ku mbuga nkoranyambaga anenga Bazil, ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga baravuga ati Bazil ntigeze abanira mugenzi we w'umunyarwanda Badrama, yari kumureka akaba mu nzu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hano iwacu ngenzi ko iyo umuntu atishyuye inzu bamuha iminsi 15, hari n'abajyaga bamusakambura inzu mu bihe byashize bakayisohokamo bitagendeye ku by'ubumuntu bigiye bitandukanye. Ubona Bazil ataragize ubumuntu kuri Badrama, amategeko ngaha bikora gutyo umuntu yanze kuva mu nzu bisaba ko bajya mu manza bakajya kuburana. Ese umuntu wakuwe mu nzu muri ubwo buryo bimugiraho ngaruka ki? Ni ikibazo kirekire nk'uko bisanzwe. Uzajya unyibutsa mu duce twabyo kuko hari igihe nshobora niwumva harakoragiza. So ntago wagenda ngo ubwire umuntu ngo akuvire mu nzu, ntago itegeko. At least nakoze mu bintu cyane cyane byo ari ukugira inzu zikodeshwa, ari ukugira gucuruza muri byo gucuruza amazu, ngo nigeze mbikubwiraho ko ndi gushaka license yo gucuruza. Ntago byemewe ko wagenda umbwira umuntu ngo mvira mu nzu cyangwa ngo umuhindurireho serire, ibyo byose ntago byemewe n'amategeko. Nenda sinavuga ngo state zose ko ari 50 ndabizi, ariko izo nzi ntago byemewe n'amategeko. So iyo umuntu yanze kukwishyura inaha, no kuvuga ngo nk'ukuntu twandika contrat z'abantu bakodesha inzu, uricara ukavuga uti wenda rent iri due, twebwe iba due mbere y'ukwezi, ntago wishyura ukwezi ukumazemo, wishyura mbere ahenshi. Natwe niko bimeze inaha iwacu, natwe iwacu niko bimeze. Okay, wishyura mbere, wamara kwishyura mbere, noneho muri kontra wandikirana n'umuntu y'umukodesheje inzu, ushaka kwicara ukavuga uti wenda nzaguha kugeza ku itariki 3 cyangwa 4 z'ukwezi, ugomba kuba warangije kunyishyura rent. Now kenshi bitewe n'amategeko na kontra mwandikanye, uravuga uti wenda nyuma ni itariki yose, umunsi wose uzajya urengaho, ndagura urugero no kontra ngiye nakoze, itariki izajya irengaho uhera ku munsi nyuma y'itariki ya 4, tariki ya 5, ubwo niba utaranyishyura uzajya uri kongeraho fees, wenda tuvuge $15 cyangwa 20 cyangwa 30 bitewe n'agaciro k'inzu. Niba tuvuge inzu uri kukodesha 1000, ushaka kuvuga uti 15, niba uyikodesha 5 ushaka gushyiraho 50, kuko urumva ikintu cyose kijyana n'agaciro kacyo. Now nanone ibyo ni ibintu ubundi uba waranditse muri kontra. Iyo ugiye guhereza umuntu inzu, murabanza mukandikirana kontra y'uburyo muzishyurana, mu buryo muzahekemura ibibazo byanyu. Ushobora no kwandika uti now nihashyira iminsi 15 utaranyishyura amafaranga yose y'inzu, icyo gihe nzaba uba wemerewe, nuwetse no kuvuga ngo wowe wabyandika ma wenda urangera ukabyandika kugira ngo wibutse n'abakiriya, kuko harimo abakiriya benshi baba batazi amategeko nk'ayo. Ikindi ngo wowe nk'umuntu ukodesha inzu uba ugomba kwiproteja nyine, nkweretse nka kontra nigeze nkora ifite nk'impapuro 10 nyinshi cyane, byose ukagerageza kuvuga as much as you can, byinshi bishoboka bikavaringa ibibazo byose mwagiranye. Nyuma y'iminsi 15 iyo umuntu atarishyura inzu, cyane cyane nta communication mwagiranye, amategeko yanakwemerera ko wakora process bita eviction. Ikora bite? Eviction ni ugukura umuntu mu nzu. Process ya eviction, ubwo biriya byakorewe, ndumva uriya muhungu nagerageje kubirebaho gato, ni eviction nyine. Eviction rero
igira amategeko y'uburyo agenda bitewe na state urimo, ariko inyinshi wenda navuga bishobora kuba bihuriyeho ni ugomba kumuha notice y'uko atishyuye ko ugiye gutangira kujya kumushyira mu butabera kugira ngo bamukure mu nzu. Iyo notice navuga ngo ushatse wayitanga no ku munwa, ariko ubundi ngiye nk'umuntu ufite inzu ye uri gukodesha namugira inama yo kuyandika, yakoresha email, telefone, cyangwa se ugakoresha ibaruwa ukandika ukagenda ukayimushyiriraho ukayimuhereza cyangwa ukayishyira muri mail ye kugira ngo ayibone. Ndetse harimo n'ama state, ndumva nka state yindi nakoreyemo ibintu nk'ibyo bya Ohio, bakuvugaga ko ari byiza gufata igipapuro cyanditseho nyine ko ibyo byose ukavuga uti par this date ndi gutangira process ya eviction, ukajya ku rugi ukayomekaho kugira ngo ubyerekane nyine. Urumve muri icyo gihe ngewe nk'umuntu urenting inzu ntabwo nigeze nca muri process ya eviction, ariko amategeko yo muri Ohio nuko yavugaga wafata n'ifoto kugira ngo uzerekane ko wabikoze. So noneho iyo urangije kumunotisinga ko ugiye gutangira process ya eviction, ubundi umutenant n'umukiriya ukodesha inzu yakagombye kuza akakwegera either mu gukemura ibibazo, ibyo biremewe ko ashaka kuvuga ati ntago ibi bimeze gutya na gutya, wenda uku kwezi ntago mbishoboye, ariko mbabarira nzaba nakwishyuye kuri 25, ibintu nk'ibyo nyine buryo mwakumvikana. Iyo nta bwumvikane buri kubaho, uretse niyo ubwumvikane bwabaho, ntago bishatse kuvuga ko ugomba kubyemera, ntago mu bwumvikane mwigeze mwandikirana, ariko ntago bivuze ko utabyemera wowe nk'umuntu ufite inzu kumvikana n'umuntu nta kibazo. Now iyo maze kugupostinga ko ufite eviction, icyo gihe noneho ushobora kujya gutanga ikirego mu rukiko kugira ngo uvugwe ko umuntu yanze kukwishyura kandi nyine ukeneye ko ava mu nzu. So muri challenge umuntu ahura nabyo, ibintu byo kujya kudiringa n'urukiko, ndetse no mu Rwanda ndakeka ko ari ibintu bitoroshye. Kudiringa n'urukiko rwa hano ni ibintu bigoye cyane, kubera icyambere habagira paperwork nyinshi, ibipapuro byangombwa ugomba kuzuza, kujya kuri kote kuvuga ngo gufayaringa, kumenya process unacamo nako uraca he urabigenza ute, ni ibintu bigoye ahantu hose. Burya abantu bose, umuntu utaraciye mu rubanza urabizi nawe, niba warigeze ujya mu bintu by'inkiko uzi ukuntu bigorana biriya bintu. Burya ni nacyo iyo haza abanyamategeko burya kenshi yes baza kugira ngo bagufashe muri dossier barebe n'ibindi utazimo, ariko burya mu bintu bimwe abanyamategeko bakora bikomeye ni ukumenya process y'aho umuntu ajya naho n'ukuntu akemura ikibazo. Inaha rero naho biragoye, which means ko most times niba ufite eviction ushobora kuyicishamo yego, ariko urumva ko ni wongere ku buzima bw'inaha butoroshye bw'igihe kinini, cyangwa se ugashaka umunyamategeko, which means ko ubu uri gutanga amafaranga yo kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Now bikajya mu urukiko rwa hano ntago bivuga ngo uyu munsi uratanga ikirego ngo ejo bagusubize. Akenshi bitewe nk'urugero nko muri covid, ndibuka ko washoboraga nko muri covid actually eviction nta nubwo zari zemewe bitewe n'ikibazo cya covid kigeze kiba. Baravugaga ngo niba ufite ikibazo cy'umutenant utakwishyura ushobora guhamagara banke, yenda niba tuvuga inzu yawe ikiri muri banke bakaba bapozinga kubyitwa mortgage ni payment, ni inyishyu utanga kuri banke yo yaguhaye inguzanyo kwishyura. Kubera ko babonaga ko hari mu bihe by'ibiza bya covid, ariko ndetse hageze aho haza n'amaserivisi ya guverinoma, aho ushaka kugenda ukavuga uti umutenant ntago anyishyura, guverinoma ikaba yagufasha nko kubishyurira abo bantu bitewe na kariko, ntago ari ka zose, ari ukuba yakerekana ko nta kazi afite. Ariko izo service n'ubundi n'inaha zirahaba, kuba udafite akazi ufite abana ushaka kugenda ukagira ubufasha bwatuma bakwishyurira inzu. Naho niba umuntu ubaye udafite akazi aho leta yakwishyurira inzu, yes baragufasha, cyangwa se ufite akazi none katabahwanyije, ni ukuvuga ngo inaha bafite icyo bita income iri minimum ushobora kuba wagira nk'umuntu kugira ngo ubeho. Niba ukorera tuvuga amafaranga 10,000 ku mwaka,
kandi bizwi ko umunyamerika kugira ngo wenda abeho akeneye byibura ibihumbi 28 cyangwa 30 bitewe na state uri kubamo, kuko urumva amafaranga ubaho muri state ntoya itari busy ntago wayabamo muri New York ari umujyi uhenze, bigenda bivariya. Ariko iyo uri muri munsi ya low income nyine hari uri bracket noneho yandi uvuga tuyu ntishoboye, Amerika ifite services bashobora kugufasha bakagenda bavuga bati uzajya wishyura 100 noneho uno muntu we yishyure twebwe tukwishyure 700 tuvuge ndaba mu nzu ya 800. Eventually actually abo bantu baroha kubakorana nabo kuko urumva bari check wizeye kuri gouvernement. So yumujyanye mu rukiko baramuhamagaza, ubwo nyine baramuhamagaza mukajya mu byo kuburana. Most likely ntago numva ko wabura eviction, gusa ikibazo gikunda kubamo nuko ari igihe bitinda nk'izindi nkiko zarizo zose zahandi, ugatanga ikirego mu kwa mbere mukazaburana mu kwa gatandatu bigeranyije n'uburyo y'urukiko ruri busy. Ushobora kugira imana ugatanga ikirego mu kwa mbere mu kwa gatatu mukaburana, ariko ntago yabiri garanti. Nta hantu ujya utanga ikirego ngo bakuhereze ngo ugomba guhita uburana mu minsi 10, harimo igihe bigutindira. Na uko biri kugutindira wa muntu wibuka kakirimo, bivuze ngo amafaranga ari kwiyakimira. Kandi n'urubanza ntago ruvuga ngo most likely ngo muragenda mu ruburane birangire, ntibibura ko mu ruburane byibura inshuro imwe ariyo kubumva, ya kabiri bagafata undi munsi wo kuza, bakafata n'undi wa gatatu kugira ngo babacire decision z'urukiko. Nta rubanza kenshi rukunda kuba umunsi umwe ngo rugende rurangiye. Ibyo byose rero bikaba yo eviction bayiguhaye bakavuga ati wi turumva ikibazo cyawe no muntu yanze kukwishyura, icyo gihe bacyohereza ubwo nabita ko nk'abahesha b'inkiko. Ubwo bashaka kuvuga bati okay watanze ikirego tariki ya mbere z'ukwa mbere, yenda urukiko rubashije kurangiza kuburana kwanyu wenda mu tariki ya mbere z'ukwa kane, bakavuga bati tariki 10 z'ukwa kane tuzaza mu buhesha bw'inkiko. Icyo gihe baraza bakafata ibintu by'uwo muntu byose bakabikuramo mu nzu. Uwanze kwishyura baraza rwose bakabifata bakabikuramo bakabishyira hanze inzu yawe, bakaza bakaguhereza imfunguzo zabo. N'uwo muntu ariko akaba afite nawe iminsi agomba kuza kuba yakuye ibyo bintu by'aho ngaho nyine. Babitereka hanze mu mbuga ntabyo kuvuga ngo cyane rwose barabifata bakabijugunya hanze. Yego. None se iyo minsi aba maze bari muri process y'urukiko, urumva amezi agira muri 3 cyangwa 4 none yongera ku yandi yari amazemo, yo arayishyuzwa cyangwa umusakuro no mujyanye mu nkiko? Eviction nayo izana nyine ni uwo mwenda nakurimo, akuzana niyo mwenda kurimo. Ndetse yenda n'abandi mande ushobora kucara ugatanga. Urabizi iyo utanze ikirego cyose ushaka kuvuga uti dore muro nakoresheje namwishyuye $4,000 by'amadolari cyangwa 5, kongera wenda ko niba ku kwezi yakwishyuraga 1,000 yenda tamazemo n'amezi 5 urumva yose hamwe atishyuye, ukavuga uti ubwo byose ni $10,000 byose nyine akamujyaho kuri credit ko akurimo umwenda. Na ubwo ngo aho ngaho rero ni wazamo n'ikindi cyo kuvuga ngo ese uwo muntu akwishyura ati, kuko akenshi burya umuntu utakwishyura rent nta mafaranga aba afite n'ubundi yo kwishyura ibyo byindi. Kandi niyo yakwishyura bakavuga bakayamforsa, kuko urumva bamutegeka kuyishyura ariko ashobora kwanga kwishyura ugasubirayo ukavuga ko yanze kukwishyura, bikaba ari byandi ba force umuntu kwishyura either baya creditinga ku kazi ke ku buryo najya gukora bazajya bafata iyo paycheck bakabanza bakakuraho ayo mafaranga yakurimo akajya yakwishyura. Hako nyine urumva ko icyo gihe burya umuntu aba yahombye nyine amafaranga atishyuriwe rimwe, azajya ari 200 buri kwezi azamara imyaka 3. Ikindi cya kabiri umwanya wataye ndetse na emotional stress waciyemo. Urumva ni igihombo cyinshi kugira umuntu akaba mu nzu yawe atakwishyura. Nta kubeshye ngewe ntibyigeze bimbaho. Harimo umwe wageze wanga kwishyura ariko yahise avamo, yewe yahise agenda nyine yanze nk'ukwezi kumwe. Nahise mfata amafaranga nanjye yanari naradepoje kuri nyine umuntu tuvuge niba inzu twebwe inaha niba tuvuga inzu ikodeshwa 1,000 uricara ukavuga uti
ni icyumba kimwe na salo 1000. Ubwo nyine ngewe at least muri experience yanjye no muri management yanjye icyo gihe ndavuga ati atange n'igihumbi cya deposit, yo bita deposit yo kugira ngo hagize ikibazo kiba yenda uzagikemure. Ubwo navuga ko nawe nyine byahwaniyemo. Ntabwo turatanga kosi. Ya kosi we. Turayitanga rwose. Yego. Nyirinzu yahombye we. Ubwo byarangiye basohoyemo umuntu mu nzu, niba ari ibihombo yahombye. Ndibaza ngo nta record mbi ijya kuri uwo muntu y'ubwambuzi akaba nkabihemu ku buryo niyongera gushaka indi nzu ahandi hantu bimugora kuyibona. Uravuze ngo nyirinzu yahombye, reka nkubwire igihombo uwo muntu agereramo uretse n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntiyishyuwe inzu. Yafashe amafaranga ye ajya kuyashyira mu baroya ndetse n'umwanya we. Ibyo ni ibihombo bya kabiri. Icya gatatu nuko inzu nyinshi muri Amerika, sinzi muri kesi y'uno mugabo ntago muzi nta nubwo nzi condition inzu ye yari irimo, akenshi abantu benshi bagira inzu muri Amerika ziba zikiri inguzanyo za banki. Bishaze kuvuga ko akenshi nubwo iyo nzu aba yifite ayikodesha, most likely aba afite inguzanyo iriho, bishatse kuvuga ko afite inguzanyo yishyura buri kwezi. Ni ukuvuga ngo igihe utamwishyuraga, niba tuvuga yarayikodeshaga 1000, ni urugero natanze, cyangwa 2000, tuvuge yenda inzu wabagamo uri umuntu w'umuhungu yaguhaye inzu y'icyumba kimwe ukishyura 1000, most likely inguzanyo iyo nzu yenda tuvuge ni $700 wenda wishyura. Ni ukuvuga ngo urumva ko wabonagamo inyungu y'amadolari byibura nka 200 cyangwa 100 gusa. Ariko nyine inyungu ku muntu ufite inzu icyo gihe abavuga ati n'ubundi uri kuyishyura, nyine iyo ni inyungu ikomeye nyine ndiri ku rundi ruhare. Icyo nashatse kuvuga nuko most likely ikindi gihomba abantu benshi baba bari kubona nuko baba bari gufata mu mafaranga yabo noneho akajya kwishyura inguzanyo. Urumva muri cya gihe harayo utamwishyuye, none hari no kugenda akajya gufata mu mafaranga ye kugira ngo yishyure, kugira ngo inzu itagira ikibazo cyuko banke nawe yatangira kuzivuga ati byagenze gute kutishyuye inguzanyo. So ibyo rumba n'ibihombo byinshi bigeze muri 4 kandi byose bikomeye. Kandi nta muntu wabeshya ko Amerika ni amafaranga, sibyo? Twese ni amafaranga, twese turabizi. Nta ugira munsi y'urugo, ntago wajya ku isoko ngo ujye kugura ikintu babwira ngo mbuzeho $1 ngo bakiguhe, ntago bibaho. Ntago wakicara ngo uvuge ngo umusoro w'iyo nzu tubishyura buri mwaka, ngo uvuge ngo urabwira guverinoma ko ufite umuntu wanze kukwishyura. Ushaka kubikoresha bakakudelenga meaning bakaba bagutorera bakaguhereza igihe kinini, na banki yabikora, ariko ntago biba bigiye ubuzabyishyura byabo ukundi kwezi. So ibyo byose ni ibihombo ugomeza kugenda uhura nabyo bigeranyijwe nuko umuntu abaye mu nzu yawe atari kukwishyura. So ku ngaruka rero bigira ku tenant ubwe, ku mwambuzi wanze kwishyura rent ye, icya mbere nuko iyo ugiye muri eviction bakayiguha bahita babyohereza, bihita bijya muri background check, kuko urumva ni nk'ari crime nyine waba wakoze. Reka kubyita crime cyane, ariko bijyaho nk'urugero ibindi byaha bijya. Hari ikintu bita background check. Background check ni ikintu wemeye kuraninga iyo uri kujya guhereza umuntu inzu. Ni ukuvuga ngo ibonye umutenant mushya, now harimo umuntu ushaka kuvuga uti se uwo muntu azongera abona inzu. Yes, birashoboka ko yabona inzu ahantu akodesha inzu, bitewe cyane cyane n'amategeko y'iyo nzu ikodeshwa. Umuntu ushaka kuba ufite inzu wowe ugasanga uwifatira umuntu ubonye wose nta background check wakozeho. Ariko no mu mategeko ya Amerika biremewe ko ushobora kubona ikintu cy'ikibazo kuri background check y'umuntu ukaba wamwima inzu. Ibyo biri mu bintu byemewe ko wabikora nta kibazo. Ntago byemewe ubundi kwima inzu umuntu bigeranyije no kuvuga ngo uriya muntu ndabona ntamukunze, ngo reba uko areba, ngo reba uko areshya, reba uko asa. Ibyo ni n'icyaha ahubwo gikomeye. Urugero gushaka umuntu ntago azakwishyura, wasanga afite nk'abana benshi. Noneho kuziza umuntu ko afite abana ni ikindi kibazo. Harimo ukuntu ahubwo ibyo bintu ushobora kubi walking around ni nko kubikoreramo. Ushobora kuvuga uti ngewe inzu yanjye y'icyumba kimwe ntago nshaka ko izarenza abantu 3.
ariko ntabwo wavuga ngo ntabwo nshaka gushyiramo umuntu udafite umwana. Ibyo ibintu usohoye akanwa ukabivuga ntabwo byemewe. Uba uri kudiscrimina nyine umuntu, uba uri kuronda ukisi, ubwo bavuga ubwoko cyangwa iki. Ntabwo ushaka kuvuga ngo ndashaka kurentinga inzu yanjye ngo ku bantu b'abaseribateri gusa. Pfa kuba uwo muntu amitinze requirement y'inzu yawe aba agomba kubona inzu. Ibyo biri mu bintu rwose umuntu umudescrimine ukamwima inzu kubera ko ngo afite abana ngo cyangwa se ngo wamurebye ngo ubona ngo akamodoka yajemo ngo ni kabi ngo ibyo ntabwo byemewe. Nawe ushobora yakurega kandi rwose n'icyaha gikomeye icyo rwose. Icyo ni icyaha gikomeye cyane. Ahubwo uko ubigenza nuko ushaka kuvuga uti ngiye kugira ngo inzu zanjye zirentingwe, ndetse na national biremewe ko wavuga uti ugomba kuba renting inzu y'igihumbi wenda nuko ugomba kubukorera inshuro 3 amafaranga inzu ikodeshwa. Aho uko ni kubigering around. Noneho ni gute ibyo bintu bibona yo uri gushaka umukiriya w'inzu yawe ushobora ufata igihe nyine cyo gukora izo background check. Icya kabiri ushobora kuvuga mu itegeko ryawe icyemewe nuko ushaka kuvuga ati ntabwo nshaka umuntu ufite eviction kuri record ye. Igihe cyose ubonye umuntu ufite eviction ugahita umubwira ati no ntabwo nshaka umuntu ufite eviction, icyo cyo kiremewe. Ikindi ya gatatu nuko ushaka kuvuga ko udashaka umuntu ufite criminal background iyo ari yo yose. Tuvuge niba ari nk'umuntu wigeze ukora ibintu by'ama rap, wigeze ukora ibintu by'ama rap y'abana, wigeze urwana se, ibintu nk'ibyo. Ibyo nabyo biremewe ko ushaka kuvuga ati urashaka abantu bafite clean record, yo muri crime, bafite clean record yo muri eviction. Ikindi bafite amafaranga runaka. Niba tuvuge akora akazi ahembwa 5 ukavuga ati uwo ngo ndamushaka, ariko niba atayakorera aho ngaho nabyo ushaka kuvuga uti no ntabwo uri bone inzu kuba kutamitinze finance, kuko urumva nibiri mu byerekana ko utashobora kwishyura inzu. Ariko ntago inaha wapfa kuvuga ngo gusa ntago yayinze umuntu, no kuvuga ngo buri wese yishyize inzu ku isoko aba afite right yo kuba yayibona. Ntago abona umuntu aje mu kagare ngo uvuge ngo umwimye inzu ngo nukuvuga ati uriya muntu ndabona ntashaka. Cyane nk'abantu bari protected cyane mu bintu byerekeranye no gushaka inzu ni abantu bafite abana, abafite amafamiye, abantu bafite ubumuga runaka, ndetse na race, kuko nawe ushaka kujya gushaka inzu ugasanga niyo umuzungu akakubwira ati wanjye ntago hajya abirabura, uwo muntu rwose wahita ujya kumurega. Ni icyo ndega kwibaza mu gihe abarasiste benshi ntago wamugani wahura n'umuzungu w'umurasiste avuga ati ngiye ntago nabana no mwirabura, nyine bikabaho gutyo mukabimenyera. Ashobora gushaka muri izo mpamvu nyine kugira ngo arebe uko kwangira, ariko ntago yabikubwira. Ashaka kubikubwira nyine ntugire icyo ukora ugataha rutaho wabaye, ariko icyo gihe rwose icyo ni ikirego watanga ukavuga ati n'umuntu yambwiye ko atashaka ko mba mu nzu ye kubera ko ndi umwirabura. Icyo ntago byemewe. So mu ngaruka rero bigira kuri uwo muntu nk'uko nabivuze ni uko kuba byarangije kujya kuri background check ye, igihe azajya gushaka inzu bakabona umuntu afite background check iriho eviction, ushatse wowe nka nyiri inzu wayimwima. Ariko harimo n'abenda bashaka abakiriya cyane wenda cyangwa se batita ku bintu. Nge narababonye harimo nk'aga story wenda nugira umwanya nza akagutera k'umumama wari ufite inzu y'ibyumba akajya ashyiramo abantu nta background check yakoze, aza gushyiramo umuntu ndetse birangira mwishe kubera batangiye guserera. Barasereye nyine umupanga yishe nyirinzu muri state ya California. Ni tu documentaries twatundi nyankubwira tuba turimo true story rwose. Barabanye kubera guserera nyine umuntu utakwishyura, ibibazo bari kugirana, ubwo ntubizi se uwicara avangura, ubwo nyine byarangiye amwishe. So urumva rero abantu nicyo gituma rimwe na rimwe bakora background check. Niyo mpamvu binemewe ko ushaka kuvuga ati niba no muntu nk'urugero afite background check yarishe imyaka 20 ishize akaba avuye muri gereza akaza ukamuranigaho criminal code, biremewe nabyo kuguhakanira umuntu ubezinze kuri criminal background ye, ubezinze kuri eviction background ye, ubezinze no kumushahara udahagije. Ari naho inaha ariko hazamo n'ikindi kintu cyuko niba financement
udashoboye ushobora nko kubwira nk'urugero ushobora kusanga ari nk'umwana muto ukishaka inzu utaratangira no kugira recording ikomeye cyangwa se n'undi mwenda wese yaba arimo we nicyo nacyo kindi ushaka kubezinga wanga umuntu kuko nibuka arimo nanjye byigeze bimbaho kera njya kwa muganga ndi umunyeshuri ntazi ibyo ndimo ubwo insurance yanjye ntiyakishyura barabiripotinga babishyira kuri background check yanjye ko ntishyuye umwenda wa hospital ngiye ku renting inzu bwa mbere cyane n'icyumba ahantu nari ntarabasha kuba nakafodinga na appartement umugore andandingaho background check ariko nyine kuko twe twavuganye namubwiye ko nabonye n'akazi niyo mpamvu nari nimukiye muri uwo mujyi arambwira ati dore bino bintu uzabitaking care dore bituma ugaragara nyine nkaho utishyuye nta nibyo narinzi arashize nk'imyaka nk'ibiri ntabizi so arambwira ati uzagenda ubikureho urabona bikwerekana ko wagira ngo ntago wishyura nyine ibyo rero n'indi base ishobora gutuma wangira umuntu kuba afite imyenda tuvuge ni wa muntu uraho ntiyishyura amateleviziyo ama internet ntiyayishyuye afite imyenda yagiye y'ama credit card yafashe ni ukuvuga ngo byerekana ko adafite ubunyangamugayo bwo kwishyura uretse no kuvuga ngo yagize eviction ariko eviction harimo n'abagivuga bati niba urumva buri nzu buri appartement igira amategeko yayo bigereranije nuko bashaka gukora harimo abavuga bati niba eviction idafite imyaka 7 wenda byerekana ko hashize imyaka 7 byarabaye ndatuvuge kuko ubwo aho haba haje wenda nk'urugero harimo abantu bavuga bati reka tugirire umuntu akavuga ati none niba umaze imyaka 7 ushize warerekanye ko utongeye yenda ari nk'ikosa ryakubayeho kuko buryo ushobora kuba evicted atari kuvuga ngo buri gihe byaguturutseho ari ikibazo cyakubayeho nawe kuko bikanga ko kwishyura ugasanga wakodesheje yenda n'umuntu utafite n'umwanya inaha nta nubwo abantu buriya bakunda ibintu ngo by'ibiganiro ugasanga yise agenda kujyanye mu rukiko araje bagukuyemo ariko atari kuvuga ngo byaguturutseho ariko uri n'umuntu uri willing yo gufixa ibintu nk'ibyo ukabasanga aravuze ati nko mu myaka nyuma eviction y'imyaka 7 nyuma imaze imyaka 7 nta yindi wabonye twakurenting so urumva rero ingaruka zishobora kuba nyinshi mu buryo butuma udapfa kubona ahantu bahoroshye kuko abanyamerika bari attentive bamwe na bamwe ariko bitabuze kutahabona nanone cyane cyane ugize imana ugakura n'umuntu winjiji cyangwa uri usinziriye utazi icyo gukora ariko amakampani menshi nk'urugero ama appartement system ya hano usanga ari ama appartement manini afite ama appartement nk'ijana icyo gihe wo afite system ikora ariko ushobora kubona umuntu wifitiye inzu bwe kubwe ashaka kuyikodeshereza ugasanga nta n'umwanya yenda afite n'ibintu biri kumustressa agahita abona wamweretse wenda ati dore nkorera amafaranga agahita guhereza imfunguzo atarebye ibyo byose ubwo ni ukuvuga ngo ni kureba handi wa wundi uhumirije ho gato ukamuca mu jisho yego numva badira amashobora kumugora kubona ubundi buturo ya birashoboka ariko bishobora kumugora we of course ikindi bishobora gutuma atabahashaka niba afite standard yo kuvuga ati ndashaka kuba muri appartement nda ifite system imeze gutya ukaba wasanga ari ngombwa kajya kubana nabo n'ahantu wenda mu nzu utabikora n'umucecuru wenda wifitiye akazi nyuma cyangwa se muri neighborhood zitari nziza urumva ikintu ingaruka bikujyaho nuko uba utagifite kwihitiramo uko ushaka nk'uko wabigira uramutse navuga ubusembwa buri kuri ntuza yawe kuri stati yawe alright abantu bati badura amatwe tumuzi nk'umunyamafaranga ni gutabura amafaranga yo kwishyura inzu ziyo ngo zirahenze cyane ku buryo umuntu yabura ubukode akabura kugeza ubwo nyine mugenzi wa mujyanye no mu nkiko inzu zitangiye guhenda kandi ariko ntago navuga ibintu bihenda bigereranyije nayo ukorera urumva ntago nzi amafaranga afite ntago nzi ibyo akora njye ntago muzi cyane wenda ndamuzi ariko ntago nzi ibintu byenda bya financement ye ariko nk'iyo ugiye muri Arizona nk'urugero nk'ubu ngubu kuri application iyo ugiye kuri application ukareba urabona ko nko muri uriya mujyi wa Phoenix sinzi umujyi wari wose arimo ariko twagenda turebaho nka gatoya urabona nk'urugero hari appartement nkazino ako ari appartement nziza iyo urebye ukabona ino ni 1250 kugera kuri 3400 ubwo bishatse kuvuga ko
bafite izuhereye kuri studio, perotema za studio urazumva izarizo zidafite icyumba na salo, ziriya ziba ari byose biri hamwe. Iyi ngiyi ni chambre ya indi usanga igitanda kirimo byose. Ugasanga nk'urugero aho utekera aho ngaho ari naho wicara ari agatebe kamwe n'icyumba nyine aho gutyo. Urabona nk'urugero hano ni ikodeshwa 200,000. Nk'iya studio hano ikodeshwa 250. Ni studio ifite n'icyumba kimwe. Reba urabona banakwerekana ifoto yayo uko irimo. Ndebe ko ifunguka. Urabona byose ni nkaho birimo imbere. Urabona harimo ahantu wicaye n'igitanda iruhande rwa saro, agateleviziyo hirya, akadushe wenda ariko gatandukanye, ariko n'igikoni kiri inyuma. Byose urabona ko biri kumwe. So nk'iyo urebye nko gutyo ukabona zihenze cyane 200,000. Noneho nk'iyo ugiye muri same complex nye, iyo complex yaho ngaho iyo ugiye ku cyumba kimwe ni 100,000 kugera ku 1,600. Akenshi urabona ko ibiciro 100,000 1,400 bafite nk'ama unit haragera mu 9, zigenda zitandukana bitewe n'uburyo ingana square meters aho iri. Ushobora gusanga ifite floor yenda nk'iyi ngurana ko ari ya etage, afite ibintu areba byiza, like afite view nziza, utuntu tw'uduciro nyine dutandukanye aho bitewe n'uko bimeze. Waba ufite abana bangahe ukeneye iyi bedroom, nk'iya bedroom y'ibyumba 4 ni 3,400. Urumva? So ku kwezi kumwe gusa. So wajya mu zihendutse hari zo nabonye hano za 800, ubwo sinzi n'izi ngizi ntugira ngo ziba zipfa kuboneka cyane. Urabona nayo studio ni $800, icyumba kimwe 1,025 kugera ku 1,500. Ubwo again hari ibintu biba bigenda bibitandukanye byatuma imwe iba ushobora kuba barayirenoveye, zimwe ari nshyashya barazubatse bundi bushyashya, izindi zishaje. Ugasanga ibyo bishobora gutuma apartment imwe ihenda kurenza iyindi. Kandi urabona ko nkuko uri kureba ni icyumba kimwe. Inzu zirahenda nta nibyo nakubwiraga, ni igihombo cyo kuba wavuga ngo umuntu wamukura mu nzu. Singiye kukubeshya, ngiye mfite inzu umuntu nanyishyure nta nese ubwo twavuga ni iki nyine. Kereza wenda ufite amafaranga nyine yo gufasha abantu, ariko kuko ubuzima bwa hano ni amafaranga, nta munsi y'urugo. Ni ukuvuga ngo niba warafashe amafaranga yawe ukainvestisa mu nzu, iyo investment nyine ni nk'uwakubaza ngo ufite iduka riri guhomba wagomeza ukarifungura. Aho ngaho rero kimwe nyine bitandukanye nako mu Rwanda burya niyo akenshi kubera inzu abantu benshi bakunda kuzigura, ariko nubwo nabonye byaje usigaye usanga umuntu ajya mu nzu akaka inguzanyo ya banke. Ibaza ugiye ugafata inguzanyo ya banke ukajya kugura inzu, banke ugomba kwishyura 400 buri kwezi, umuntu yarangiza akaza akayibamo ukwezi 2-3 uri kuyishyura atakwishyura. Ubwo se urumva wowe urabyumva. So urabona ko nk'umujyi wa Phoenix nyine nawo ni umujyi wahenze cyane mu myaka. Navuga nge bwa mbere menya Phoenix kuko najyaga nkunda kujyayo cyane, nanabayeyo gatoya. Ni umujyi wasangaga urabona 200,000 kuva ku cyumba kimwe kuri 2,500, ndetse n'ama area atandukanye. Urabona nk'aha ngaha ni nk'iza apartment, urabona ko nta kigenda cyazo, ariko y'icyumba kimwe urabona ni $100. Nk'iyi ni apartment imwe ni $1,200. Yego. Ntago umeze nk'abari kunenga Bazili ko yafashe iriya decision ku munyarwanda mugenzi we, cyangwa uri ku ruhande rwa business nawe wabikora? Ntago nshaka kuba personal kuko nta Imana ishimwe ko n'uwo ntamuzi, bose muri bo nta numwe nzimo cyane birenze, ariko ngewe Bazili ndamwumva cyane. Ahubwo nyine uwo ngo Bazili yakoze nyine ibintu bigomba gukorwa, kuko
inzu arayifite kandi inzu iri aho ngaho, ndetse n'iyo umuntu ayibamo iba iri kwangirika, reka tureke kuvuga ibyo ngibyo ko inzu iba iri kwangirika iyo umuntu ayirimo. Ikindi cya gatatu ni uko uyivuyemo yabona afite impamvu yayiguze, kandi ntabwo nzi ko yayiguze kugira ngo ayitange nka charity nyine, ni hari impamvu asaba kwishyurwa. Bishatse kuvuga ko akeneye amafaranga, kuko twese tureke kwirengagiza nyine business yose ukora ushakamo inyungu. Niba yenda yarayiguze apanga gahunda runaka ntibikunde bikangombwa ayikodesha, birumvikana. Icyo navuga kindi nyine nongeyeho, wenda nongeye gusubira inyuma, ni kakandi ko kuvuga ngo nta nubwo uzi condition yayiguzemo ni iyihe. Ese yarayiguze muri izo condition zo kuvuga ko yatse inguzanyo yo kugira ngo aba yifite? Urumva ko muri icyo gihe se ubwo ntinde uri kwishyura iyo nguzanyo nyine? Icyo nicyo kitangira kuba ikibazo. So njyewe personnellement najyaga nanga ntago nari kurentinga umunyarwanda kubera impamvu iyo yose, kwirinda ibyo bibazo nyine by'uko azaza akakubwira ngo muri mwene wanyu, nyamara ugasanga nubwo turi bene wacu ndi guhomba. Ariko tugize mu by'ukuri na Elon Musk ufite amamiliyoni y'amadolari, ntabwo wamubwira ngo ntabwo ajya agenda ngo ajugunye amafaranga twese tuyabone. So ngenda mwumva ntago ndi ku ruhare rw'umuntu wenda nkurikije no kubafana, kuko nta n'umwe nzimo muri bo, kubera ko ari ibyo ibikorwa by'uwo mugabo wundi, ari uwo bakoye mu nzu, ari n'uwo wundi ntago nzi cyane ibikorwa byinshi bagiye bakora. Urabumva yenda ukumva amazina gutya ariko utanumva n'ibyo bakora. Ngiye niko ntago nigeze mba nari nkiri umwana wenda bakora, ariko ndamwumva wakuye mu nzu nyine bigereranyije nuko yari akeneye amafaranga ye. Wowe ndamwumva cyane. Alright, turasobanukiwe byinshi muri ibyo byose. ubwo n'abarimiraga hitaka uwarengeye umutungo we bwite, ndumva babashije gusobanukirwa cyane. Ngushimire cyane cyane cyane, ngiye personal uramfashisha kuko ndasobanukiwe byinshi birenze. Nari nzi ko aho ngaho ku madolari 600 uba ufite inzu y'icyumba na salo, ufite akadushe ku ruhande, ufite agasaro keza, ufite agakoni keza ku ruhande, ufite akabari kureba view nziza. None nsanze biri muri za 3,100. Ntago muri Phoenix, muri mu mujyi wa Phoenix Arizona, iya apartment ntayo wabona. Iya make yabyibura yaba icyo gihumbi, niyo ya 800 ya studio gatoya nabwo wumva. Ariko ngo hanze ushaka kurara wumva amasasa ari gucicikana cyangwa se ufite banke y'aba homeless. Phoenix ni umujyi wahenze cyane, ukomeye, amazu yarahenze cyane. So ntago bishoboka ko wayibona. Wenda uramutse ugiye nko muri izo state za Alabama hirya wenda birashoboka, ndakeka ko bishoboka ko bishoboka ko wabonamo inzu, ariko ubwo nawe cyaba ari igiturage umuntu adashaka kubamo. Yeah. Right. Mushimire cyane Di. Urakoze. Ugira umunsi mwiza nawe. Imana turindane. Bye.